Intangiriro igice cya 41. Yozefu asobanura inzozi z'umwami wa Misiri. Hashize imyaka 2, umwami wa Misiri arota ahagaze ku ruzi rwa Nili, abona hazamutsemo inka ndwi nziza zibyibushye zitangira kurisha mu rufunzo. Nuko izindi nka ndwi mbi kandi zinanutse nazo ziva mu ruzi zizikurikiye, zizihagarara iruhande ku nkombe y'uruzi. Izo nka ndwi mbi kandi zinanutse zimira bunguri za zindi ndwi nziza kandi zibyibushye. Nuko arakanguka, yongeye gusinzira, arota izindi nzozi. Abona amahundo 7 manini kandi meza ahunze ku gikenyeri kimwe, maze andi mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga aturuka iburasirazuba amera ayakurikiye. Ayo mahundo y'iminambe amira bunguri ayandi 7 manini kandi meza. Nuko umwami wa Misiri arakanguka, amenya ko yarotaga. Mu gitondo umwami wa Misiri akuka umutima, ahamagaza abanyabugenge n'abanyabwenge bose bo mu Misiri. Abarotorera inzozi ze, ariko ntihagira n'umwe ushobora kuzimusobanurira. Nuko umutware w'abahereza divayi abwira umwami ati, Nyagasani, uyu munsi nibutse ko nahemutse. Ubwo waturakariraga jye n'umutware w'abatetsi b'imigati, ukadufungira muri gereza ishinzwe umutware w'abakurinda, ijoro rimwe twarose inzozi zisobanurwa ku buryo butandukanye. Twari kumwe n'umusore w'umuheburayi, akaba n'umugaragu w'umutware w'abakurinda. Tumurotorera inzozi zacu, maze agenda asobanurira buri muntu wese inzozi ze. Kandi uko yabidusobanuriye niko byagenze. Wanshubije ku murimo wanjye, naho umutware w'abatetsi b'imigati aramanikwa. Umwami atumiza Yozefu. Bihutira kumukura muri gereza, ariyogoshesha, yambara imyenda myiza, yitaba umwami. Nuko umwami aramubwira ati, narose inzozi mbura umuntu n'umwe wazinsobanurira, ariko numvise ko ushobora gusobanura inzozi bakurotoreye. Yozefu asubiza umwami ati, sijye ahubwo Imana niyo iri buguhe igisubizo kiguhesha amahoro. Umwami abwira Yozefu ati, narose mpagaze ku nkombe y'uruzi rwa Nili, maze mbona hazamutsemo inka ndwi nziza zibyibushye zitangira kurisha mu rufunzo. Nuko zikurikirwa n'izindi nka ndwi mbi zinanutse zanitse amagufwa. Sinigeze mbona inka mbi nk'izo mu gihugu cyose cya Misiri. Izo nka mbi zanitse amagufwa zimira bunguri za nka ndwi za mbere zibyibushye. Nyamara zimaze kuzimira bunguri, ntube bamenya ko hari icyo zariye, kuko zakomeje kunanuka nka mbere. Ubwo mba ndakangutse, nongera kurota, mbona amahundo 7 manini kandi meza ahunze ku gikenyeri kimwe. Mbona n'andi mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uturuka iburasirazuba amera yakurikiye. Ayo mahundo y'iminambe amira bunguri ya mahundo 7 meza. Izo nzozi zombi nazirotoreye abanyabugenge, ariko nta n'umwe washoboye kuzinsobanurira. Nuko Yozefu abwira umwami ati, inzozi zawe ni zimwe. Imana yakweretse ibyo igiye gukora. Za nka ndwi nziza ni imyaka 7, na ya mahundo 7 meza ni imyaka 7. Izo nzozi zisobanurwa kimwe. Naho inka ndwi mbi zinanutse zizikurikiye, na ya mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga w'iburasirazuba, bizaba imyaka 7 y'inzara. Nk'uko nabikubwiye, Imana yaguhishuriye icyo igiye gukora. Igihugu cyose cya Misiri kigiye kumara imyaka 7 gifite umusaruro utubutse cyane. Hanyuma hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara izatuma uwo musaruro utubutse wibagirana mu gihugu cyose cya Misiri, kandi inzara izayogoza igihugu. Iyo nzara y'icyago izakurikira uwo musaruro izasiga igihugu iheruheru. Izo nzozi warose inshuro 2 zerekana ko ibyo zisobanura byategetswe n'Imana, kandi ko izabisohoza bidatinze. None rero ushaka umuntu w'umunyabwenge kandi ufite ubushishozi, umushinga iki gihugu, ushyireho n'abagenzuzi mu gihugu cyose cya Misiri, kugira ngo bake abaturage 1/5 cy'ibyo bejeje muri iyo myaka 7 y'umusaruro utubutse. Babyegeranye, ubategeke bahunike imyaka y'impeke mu migi, maze bashyireho n'abarinzi. Ibyo bazahunika bizateganyirizwa gutunga abantu mu myaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cyose cya Misiri, bityo igihugu cye kuzarimburwa n'inzara. Yozefu ahabwa gutegeka igihugu cya Misiri. Iyo nama inyura umwami n'ibyegera bye byose. Umwami aravuga ati, uyu muntu akoreshwa na mwuka w'Imana, nta wundi dushobora kubona umeze nkawe. Nuko abwira Yozefu ati, ubwo ari wowe Imana yamenyesheje ibyo byose,
nta wundi ufite ubwenge n'ubushishozi kukurusha. Ni wowe uzategeka ingoro yanjye, kandi abantu banjye bose bazakumvira. Icyo ntaguhaye gusa ni ubwami. Uzategeka igihugu cya Misiri cyose. Umwami akura ku rutoki rw'impeta iriho ikashe ye, ayambika Yozefu. Amwambika n'imyenda myiza n'umukufi wa zahabu mu ijosi. Amuha n'igare rye rya kabiri rikurwa n'amafarasi. Abamugenda imbere bagatangaza bati, nimumukomere amashyi. Uko niko umwami yahaye Yozefu ubutegetsi bwa Misiri. Umwami yongera kubwira Yozefu ati, ni jye mwami kandi nzakomeza mbewe, ariko mu gihugu cyose cya Misiri ntawe uzagira icyo akora utabimuhereye uburenganzira. Umwami ahimba Yozefu izina ry'Inyamisiri Safunatipaneya, amushyingira Asinati umukobwa wa Potifera w'umutambyi wo mu mujyi wa Oni. Yozefu yatangiye gukorera umwami wa Misiri amaze imyaka 30 avutse. Yavaga ibwami agatambagira igihugu cyose. Muri ya myaka 7 y'umusaruro utubutse, imyaka irera cyane. Yozefu ateranya ku byo basaruye mu Misiri muri iyo myaka 7, ahunikisha muri buri mujyi ibyasaruwe ahawegereye. Ahunikisha impeke nyinshi cyane zingana n'umusenyi wo ku nyanja, ku buryo yageze aho ananirwa kuzandika. Inzara itaratera, Asinati umukobwa wa Potifera w'umutambyi wa Oni abyarana na Yozefu abahungu 2. Uwa mbere Yozefu amwita Manase, kuko yatekereje ati, Imana yanyibagije umuruho wanjye n'ab'umuryango wa data. Uwa kabiri amwita Efurayimu, kuko yatekereje ati, Imana yampaye urubyaro mu gihugu nagiriyemo akaga. Ya myaka 7 y'umusaruro utubutse yabaye mu Misiri irashira, na ya yindi 7 y'inzara iratangira nk'uko Yozefu yari yarabivuze. Inzara itera mu bihugu byose, uretse ko mu gihugu cyose cya Misiri hari hahunitswe ibyo kurya. Abanyamisiri barembejwe n'inzara batakira umwami ngo abahe ibyo kurya, nawe abategeka gusanga Yozefu no gukora ibyo azabategeka. Inzara imaze gukomera no gukwira mu Misiri hose, Yozefu akinguza ibigega byose, maze Abanyamisiri bagura impeke. Abo mu bindi bihugu byose bazaga mu Misiri kugura na Yozefu impeke, kuko inzara yari ikomeye mu isi yose.